ndabasuhuje kandi ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwahisemo gukurikira Radio TV. Turi ku cyumweru tariki 12 ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2017 tugeze mu mwanya w'inkuru n'ibitekerezo, umwanya tugaruka ku makuru tuba twaragiye tubagezaho muri iki cyumweru, tukongera tukabibutsa ibyo bihe bikuru uwacitswe n'amakuru muri iki cyumweru cyose yakongera akagira umwanya wo kuyakurikira, ari nako kandi namwe mutambutsamo ibitekerezo byanyu. Muri studio murasuzwa nanjye Innocent Muvunyi. Uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye wundi Monsieur Fiston. Ari bite Gifaransa urumva aricyo? Yes. Monsieur Fiston. Monsieur. Nakaba Monsieur akongera akaba Fiston. Monsieur Felix. Arakoze cyane. Umeze gute? Savanda aho ndakomeye. Wowe? Nanjye nta kintu nshinja Imana rwose, weekend ndabona irangiye neza. Nanjye weekend yagenze neza, ndashima Imana ko nta kintu kidasanzwe cyabaye. Bimeze neza urebye. Ntabwo twari duherutse rero kubana kuri runo ruhimbi tugeza kuba dukurikiye inkuru n'ibitekerezo. Ubwo ndongera kuvuga ngo ndaguha ikaze se, ndavuga ngo urakoze cyane nanone kongera kuza kubana nanjye. Oya nta kibazo, wamikaze kuko nagusanze iwawe. Ubwo inkuru n'ibitekerezo rubaye urugo naba ndi umushyitsi naje ndavunyisha. Undi mwabaga aranyemerera ndinjira no cyangwa wabura umwana n'ubundi wisanze. Ariko buriya ni nabyo nabari abadukurikiye nabo ni umuryango munini wa Royal TV, turi urugo twese. Niyo mpamvu rero hano hari umuntu twarimo tuganira ndabwira nti ntabwo kuri Royal TV ariko kazi kuri Royal TV ni mu rugo turagenda tukagaruka. Twizere ko rero abantu aho bari mu bice bitandukanye by'igihugu bari bategereje inkuru n'ibitekerezo. Turaza kubana namwe kandi n'ubundi muraza kohereza ubutumwa mukoresheje bwa buryo busanzwe, no kutwandikira mwakoresha WhatsApp, mwakoresha ubutumwa bugufi, murakoresha nimero muza kubona kuri screen. Dusangire ibitekerezo namwe. Fisto, muri iki cyumweru hari ibintu byinshi byagiye bivugwa, ariko reka duhere ku by'umukuru w'igihugu yagarutseho ubwo yakiraga indahiro z'abayobozi abahawe imyanya cyangwa se abahawe inshingano bakinjira muri guverinoma cyangwa se n'abahinduriwe imirimo. Ngira ngo ni inama y'abaminisitiri yari yateranye mu cyumweru cyabanje, hanyuma muri iki cyumweru abaribwo abahawe inshingano muri iyo nama y'abaminisitiri nyine aribwo barahirira inshingano nshya bahawe ndetse n'abahinduriwe imirimo. Aho ngaha twavuga ko cyane nta mazina mashya cyane yagaragaye, ahubwo wenda ikintu umuntu cyagarutseho cyane ni burya impinduka muri guverinoma duhora tuziteguye, ni ibintu nyine bisanzwe. Ariko nanone impinduka ahantu hamwe niho abantu bakunda gushyira akabazo. Nk'abantu twarimo tugana ati iyi myanya uburyo yatanzwe nta kidasanzwe kirimo, ariko impinduka zihora muri Minedike mana yanjye. Ni umuntu twarimo tuganira ukumva ko vraiment nta bindi bintu biba bisanzwe bivuga ngo biraremereye twavuga ko ibintu, ariko hari igihe usanga urwego ruhoramo impinduka ugasanga wenda n'ibibazo biruvugwa bishobora kuba biterwa n'amaproje yatangiwe, undi aza agahita ashyira hasi agatangira ye, cyangwa se yayandi akashyira mu bikorwa ariko ntashyire mu bikorwa nk'uko undi yabitekerezaga. Ni ibyo ngibyo usanga abantu bagaruka iyo habaye impinduka nk'izi ngizi. Umukuru w'igihugu rero ku wa kabiri w'iki cyumweru bwakiraga indahiro z'abayobozi yabasabye kwihutisha gukora neza ibitagenda. Niba hari ikintu kitagenda abantu nyine bakamenya ko aricyo kintu bagomba guhita bashyiraho umutima wabo wose, bagomba gushyiramo imbaraga zose, icyo nyicyo kikava mu nzira. Reka tubone dukurikire inkuru wenda twaza kugaruka nyuma turebe tunavuga ko ibyo nyine umukuru w'igihugu yavuze ati niba Gatare hari ibintu atakoze neza uriya Kamanzi agomba kubikora neza. Yes. Durakurikira inkuru twategurira na mugenzi wacu Tito Dusabirema wari mu ngoro y'inteko ishinga amategeko aho abayobozi barahiriye. Abayobozi barahiriye kuzuza inshingano cy'abahawe barimo umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB Kereya Akamanzi, Senateri Dr Richard Sezibera, umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana, umucamanza mu rukiko rw'ikirenga Richard Muhumuza, Professeur Shyaka Anastase, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere n'umwungirije Dr Usta Kayitesi. Nyuma yo kwakira indahiro zabo, umukuru w'igihugu yasabye abayobozi muri rusange gukosora ibitagenda neza mu buryo bwihuse kugira ngo ibyo igihugu cyemeje bitaragerwaho nabyo bigerweho. Ndifuza ko ibitagenda neza byakosorwa
bidatinze kuko birashoboka ibyo dusanga tutarujuje dusanga ari ibintu ubundi byashobokaga byari bifitiwe n'uburyo ariko ugasanga hagati aho hari bitarakozwe cyangwa bitarakozwe neza ari mu buhinzi ubworozi hari byinshi dushobora kugeraho dukoresheje amikoro dufite dukoresheje uburyo dufite sinumva impamvu bitakwihuta nabyo ngo bigerweho ni intambwe iterwa mu buryo bwo kurwanya ruswa kurwanya imikorere mibi byose ibishoboka byaragaragaye kandi hari byinshi bigomba gukorwa dushobora kwihutisha nanone umukuru w'igihugu ariko asanga ibyo byose bigomba kugendana no guha igihugu umutekano hakoreshejwe uburyo bwose bushoboka kuko ngo nta mutekano nta n'ikindi cyashoboka ibyo byose bikenera umutekano ibyo dukora byose tugomba guha abanyarwanda igihugu cyacu umutekano ku neza no ku ngufu kuko bibuze ibindi byose ntabwo byashoboka Kereya Akamanzi wahawe inshingano zo kuyobora ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB na Francis Gatare wahawe kuyobora ikigo gishya gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ibikomoka kuri peteroli na gaze bombi bazaba ari bamwe mu bagize guverinoma mu mpera z'umwaka ushize nibwo Jean Bosco Mutangana yagizwe umushinjacyaha mukuru asimbuye Richard Muhumuza wagizwe umucamanza mu rukiko rw'ikirenga naho inama y'abaminisitiri idasanzwe iheruka yemeje ko Professeur Shyaka ayobora ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere akongerezwa na Dr Kayitesi Dr Richard Sezibera wahoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yatorewe kuba umusenateri uhagarariye intara y'Amajyepfo asimbuye Jean Dodier Mucyo witabye Imana Tito Dusabirema Royal TV Tito Dusabirema turamushimiye hari kwa kabiri w'iki cyumweru ubwo nyine umukuru w'igihugu yakiraga indahiro z'abayobozi Fisto ngira ngo nta kindi wenda kinini umuntu yarenzaho usibye nyine ko garuka ku by'umukuru w'igihugu wenda yagiye ababwira ati mukora ibishoboka byose mushyire mu bikorwa ibyo muba inshingano muba mwahaye kandi munakomerezeho banoze bitagenda nkuko twabivugaga aba aricyo kintu nyine bashyiramo imbaraga Fisto wabikomojeho mbere yuko ino nkuru izamo aravuga uti nk'ibyo Francis Gatare wari CEO wa RDB wenda niba hari ibyo atashyize mu nshingano hari ibyo atakoze neza cyangwa se hari ibyo byagendaga ariko ku muvuduko utari uwo bashaka urugero mu RDB iyo yivuze abantu bumva ko ibintu bijyanye na investment RDB nicyo iriya nzu niyo byose biba birimo ariko hari bitagenda neza kugeza ubu hari umuvuduko bashaka ko bizanaho bijyanye cyane n'ishoramari ese korohereza abashoramari mu Rwanda biri kugenda nko tubyifuza ese iyo bahageze bakora gute ibyo byose ni RDB ibigomba kubikurikirana ikindi kandi bijyanye no kureshya abashoramari hari kuntu noneho muri ibi bintu bya integration cyase mu karere kwinjiza gutuma ibihugu bikorana mu karere hari usanga worohereje abantu cyane bakaza wowe ntusohoke bigatuma nubundi byaterambere dushaka ko rigenda wasa nushyira ku munzani gutyo bigende biriyo bigiye gutya nibwo ubukungu bw'igihugu buzamuka ku kigero mushaka ariko iyo kimwe gisumbye ikindi nta kabuza biteye ikibazo nka Francis Gatare kiriya kigo yagiye kuyobora ni gishyashya gishinzwe mine na gaze ni ikigo gishyashya cyavuye ku kigo Rwanda Natural Resources ikigo cy'umutungo kamere baciyemo ibice bitatu ubwo azaba agiye kuyobora kimwe ariko n'ubundi azakomeza abe cabinet minister cyangwa se azakomezwa abarwe nk'ugize guverinoma cyangwa se mu bagize guverinoma Gatare nagenda ahangane n'ikibazo cy'ibiciro by'amabuye y'agaciro yahungabanye cyane ku rwego mpuzamahanga
agenda ahangane na gaze adushakire na peteroli mu Kivu. Ni inshingano navuga ko buriya iyo umukuru w'igihugu agiye kuzigushinga ubundi uzacunga iyo baguhaye ikigo gishyashya nk'uku nguku hari ubushobozi baba bakubonamo, hari ikintu uko byagenda kose baba bakubonamo. wahoze ubivuga uti RDB tuyibona nyine nk'urwego rushobora kuba ruteza imbere investment, ibyo bintu by'ishoramari. Kugeza ubu Rwanda ntabwo umuntu yavuga ko ruhagaze nabi mu birebana no gushora imari, kuzana abacuruzi. Turimo kubona amaproje menshi azi n'ahangaha, ntabwo twavuga ko ari ikintu rero yoroye. Ayo maproje araza ariko kandi nanone burya kuza ni byiza, ariko akora ati ese atanga akazi ku Banyarwanda. Ese urugero inganda ziri kuza gukorera mu Rwanda buriya ni byiza cyane, wenda nayo nkuru turibuze kujya tugarukaho mu kanya kaje, ariko usanga rimwe na rimwe twabigarutse mu iki cyumweru bashobora kuba bari gukora. Ese uruganda rwaje ruvuga ko rugiye gutanga akazi ku bantu 200 mu mwaka umwe, imyaka 2 rwaragatanze. Ese ibintu rukora Abanyarwanda barabibona? Ese urumva ngo koroshya iryo shoramari ariko kanarikurikirana ukabona niba koko ibyo bintu abantu baje gukora biri gutanga. Felix, hari icyo ukomojeho cyo kuvuga wenda nk'inganda cyangwa se n'abandi bashoramari baza mu Rwanda. Ntago u Rwanda ari nka bya bihugu wenda nka Tanzania aho bavuga ngo niba uzanye company mu Rwanda ugomba kuvuga ngo umubare munini w'abantu ugomba guha akazi agomba kuba ari Abanyarwanda. Ntago ari uko nguko bimeze. Meme nabari abantu muri Tanzania nabo banini ba nyiri company ugomba gushyiraho umuntu wabo. Ariko nanone icyiza cyabyo wenda nuko iyo urebye wenda nk'ikibazo cy'ibura ry'akazi, umuntu we aba yumva nyine ko basi nk'aya makampani arimo kuza kuki batajya bashyiraho ayo mabwize kugira ngo aduhe akazi. Ariko nibagenda bagakoresha umunyamahanga n'ubundi akaza akajya atanga umusoro neza, igihugu n'ubundi kirakomeza kigatera imbere. Igihugu kirakomeza kigatera imbere. Niba wenda tuvuge hari ku mushahara umunyamahanga agomba gutangaho pourcentage ijanisha runaka y'umusoro, ntabwo ubwabyo ari ikibazo gikomeye. Ntabwo ari ikibazo, wenda ni ibintu ntabwo ibyo ushyize ku munzani kuvuga ngo niba umuntu yaje gukora ni byiza cyane kuruta wenda twajyaho nyuma ngo turebe niba yatanze akazi n'ibyo akora. Abanyarwanda bari kubibona ku buryo bworoshye, ibyo bireba nyuma. Ariko wa muntu yaje burya nicyo cy'ingenzi, ari byo wari ukomojeho. Ngira ngo nibyo ngibyo wenda umuntu yaba avuzeho cyane kuri ibi ngibi, isigaye tukitega koko niba baba izi mpinduka ziri butange icyo zitezweho nk'uko n'umukuru w'igihugu yagiye bigarukaho. Reka rero dukomeze Fisto. Nanone indi nkuru irebana n'umukuru w'igihugu, ibyo yagarutseho muri iki cyumweru, yongeye gushishikariza Abanyarwanda kwihatira gukoresha ibikorerwa imbere mu gihugu, made in Rwanda. Nubwo umukuru w'igihugu yasuraga agace kazi nka Special Economic Zone, agasura inganda ndetse akaganira n'abayobozi batandukanye bo mu karere ka Gasabo. Hanyuma rero wenda wari ubikomojeho, ariko wenda turaza kugira igihe cyo bihagije cyo kubiganiraho. Ariko icyo umuntu yaba avuze ahangaha nuko nyakubahwa umukuru w'igihugu yabonyeho, sinzi ukuntu nabivuga, yanshimiye ahandyaga mu Kinyarwanda ko bavuga yakozaho yakagombye gukora, yakozaho buri wese yakagombye kubona hari hantu, kuko inganda kuba zihari ni byiza. Na gahunda ya made in Rwanda mukuru w'igihugu yazanye n'abashinzwe nakurikirana inzego z'ubukungu hano mu Rwanda zikabishyigikira, nanya twese tukabishyigikira, ni byiza. Ariko uburyo biri kugenda bishyira mu bikorwa haracyarimo utuntu, ari natwo umukuru w'igihugu yagarutseho tugomba ku Fisto. Navuga ko gahunda ya made in Rwanda bwo ubwayo ni nziza, igitekerezo ni cyiza. Wenda nubwo abantu bimeze nk'ibyabagoye kuhita babyakira nyine yo kuvuga ngo wenda ugiye guca za caguwa cyangwa se bya bintu byari byarambawe, kugira ngo abantu bahite babyakira kimwe n'izindi mpinduka zose. Ntago ari ikintu abantu bashobora guhita bafata mu mutwe. Wareba nanone uko abantu wenda tuvuge bajyaga ku masoko bareba ibintu bikorerwa mu Rwanda, mu kubigura bakabona nyine haracyarimo utuntu tw'utubazo, ikintu gikoreye mu Rwanda karite se imeze gute. Hari udatinya kukubwira ngo inganda z'imbere mu gihugu ntago ziragira ubushobozi. Hari n'abakubwira ati ntazihari, ati ntazihari. Niba ari imyenda, niba ari inkweto, ati nta nganda dufite zigaragara. Ibyo abantu wavuga ko bari bamaje kusa n'ababyakira, kuko hashize amezi
uzagera mu 8. Yes, kuva mu kwa 7 k'umwaka ushize. Ntekereza ko hashize nk'amezi 8 ino gahunda itangajwe. Noneho abantu ko bari batangiye kubyakira, igisigaye kwari ukwibaza ngo ese umuntu urimo kudukankurira kwitabira made in Rwanda hari ubundi bo barabyitabira? Yes. Kuko Fisto biragoye kuba ngiye nshobora kuza kwigisha umunyarwanda nagiye gusobanurira abantu gahunda ya made in Rwanda, nkababwira ngo mugure imyenda n'inkweto byakorewemo imbere mu gihugu, ngewe kuva ku rukweto kugeza kuri cravate nambaye nta kintu na kimwe gikorera mu Rwanda. Inosa ibyo biroroshye. Ibyo biroroshye kuko binagura make. Kuko kujya kugura ikote wenda na $500 cyangwa 1000 simbizi muri leta mu Butaliyani. Ariko ibaze gutumira inganda y'abantu bakorera mu Gakinjiro n'abandi bakora handi, ukabatumira mwese muze mu nama, muze muri ministeri, mukora ibintu hano abantu babigura bari byo bajya bakoresha. Ministeri wabatumiyemo intebe bico n'ibiki byose ukara bitumije mu Bushinwa, bwacyo ugatanga isoko uri haye gatumiza ibintu mu Bushinwa. Aho ni ibintu nuriya uri kubibwira ntabwo biragoye ko ahita byumva. hari aho niho umukuru w'igihugu yavuga ati, nkoresha amagambo yakoresheje ati abantu ushinzwe procurement gutanga amasoko. Uzi impamvu buriya naganire n'umuntu muri PSF muri iki cyumweru nyine nyuma ya biriya bintu arambwira ati procurement, amasoko, impamvu abantu bahabwa amasoko bajya kugura ibintu hanze haba harimo icyambere agatubutse, icya kabiri ni ukujisha abantu batanga isoko, kubera ko nyine naza n'ikintu cyo mu Bushinwa ntabwo wajya kujya kuri internet ngo urebe ngo ameza ngo azazana ngo agura n'iki byose, agukubita performa aho ngaho ukabona ni ibintu ni trebye, ugahita umuhereza amafaranga nawe akakubwira tufite mwaya Gahunda ikarangira. Urakoze cyane Felix. Areka dukurikira inkuru twategurana na mugenzi wacu Jerome Munyentwari, tugaruke n'ubundi dukomeza no mu yandi makuru, ari nako kandi dukomeza no kwakira ibitekerezo byanyu. Mutwandikire mukoresheje nimero murimo kubona kuri screen zanyu, wakoresha WhatsApp, wakohereza ubutumwa mu buryo busanzwe, ubutumwa bwawe turaza kubusoma. Umukuru w'igihugu yabanje gusura agace kahariwe inganda Special Economic Zone, ndetse ashima urwego zimwe mu nganda zitunganya ibikoresho bitandukanye zigezeho mu rwego rwo guteza imbere ibyakorewe mu Rwanda, Made in Rwanda. Nyuma umukuru w'igihugu yagiranye ikiganiro n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu karere ka Gasabo mu nama ya komite mpuzabikorwa y'aka karere. Aha umukuru w'igihugu yasabye abayobozi n'abatanga amasoko ya leta n'ayigenga gufata iya mbere mu gukoresha ibyakorewe mu Rwanda. So abantu ba procurement ndaza kurwana namwe rwose. Procurement igirana ikibazo na Made in Rwanda, ndaza kurwana namwe pepe. Ntabwo mbyemera, namwe ntimwari mukwiye kuba mubyemera. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabo gukoresha ibyakorewe mu Rwanda bireba Made in Rwanda bwamugaragarije ko bwabyumvise. Hagiye gukorwa iki? Twiriye gutekereza guteza imbere ibikorerwa iwacu kugira ngo turushirizeho kuzamura abaturage bacu ndetse natwe tukiteza imbere. Ku rundi ruhande ariko abaturage n'abayobozi bagaragarije umukuru w'igihugu impungenge batewe n'ihenda ry'ibikoresho nk'imyenda n'inkweto bikorerwa mu Rwanda. Ngiye usanga ishati yaho yo bakoreye mu Rwanda iragura 80. Ishati yo muri Nakumati ivuye hanze iragura 15,000. Ukibaza ese kubera iki ibintu byacu bidozwe ishati guri 80, ipantaro ni kote ayo biguri 500 n'ukurenga, n'ukubera iki kandi ibintu bivuye hanze bigahenduka. Kuri iyi ngingo umukuru w'igihugu ubwo yasuraga igice cyahariwe inganda yahavuye asabye abanyenganda gukora ibihendutse bishobora guhuzwa n'ubushobozi bw'abanyarwanda. Tudashaka abanyarwanda bakuburirwa imyenda, abantu bambaye yiboherereza, bamara kuyihaga bakayiboherereza, nta myenda bafite. Ngo tugomba kubaha imyenda. Abakora imyenda rero bakorere export, bakorere n'abanyarwanda. Nitaba myiza ngo inahenduke, ku byo guhenduka ni ukuvuga ko abanyarwanda batazabishobora. Bashaka ku giciro kijya hasi, abantu benshi bagashobora kuba bagura. Kuba myiza kugira ngo nanone bisubize cya kibazo
kibijya hanze ntabwo uzapfa gutwara ibyo ushatse ibyo ari byo byose. Kuva iyi gahunda yo guteza imbere ibyakorewe mu Rwanda yatangira hamaze kubaho imurikagurisha inshuro ebyiri z'umwihariko ku byakorewe mu Rwanda. Nyamara muri izi nshuro zose abaguzi bagaragaje ko bakomeje guhendwa n'iby'iwabo kurusha ibiva mu mahanga. Kugeza ubu mu cyanya cyahariwe inganda cyasuwe n'umukuru w'igihugu hakorera inganda 32 n'izindi zisaga 20 zicyubakwa, zose zigamije guhangana n'ibikorerwa mu mahanga muri rusange, ariko by'umwihariko zikaba zigamije guca umuco wo gukuburirwa wari warukamye umubare munini w'abanyarwanda. Jérôme Munyentwari, Royal TV. Jérôme Munyentwari turamushimiye. Felix, sinzi niba hari ikindi kintu ushobora kuvuga kuri ino nkuru. Wumvishe bimwe twavugaga umukuru w'igihugu ati bantu mushinzwe procurement rwose mwebwe mugerageze mutange erega ni namwe mwatuma ziriya nganda zikora, nimwe mutumira ibintu byinshi. Urugero, ubu turashima ko abasirikari abapolisi hano mu Rwanda bambikwa n'inganda zikorerwa hano mu Rwanda. Niryo soko rinini rihari, uruganda rukora imyenda rwafata hano mu Rwanda. Ariko si nimubahe na wa mudreteri natanga isoko ryo gukoresha imyenda y'ishuri. Uwo muntu uruganda, inganda zo mu Rwanda zifite isoko ry'abasirikari abapolisi amashuri n'ibiki byose. Mwamuha amafaranga atuma noneho akora n'imyenda myinshi. Na Felix wagiye kugura agakote kamwe ko kwambara nkaba nabona ikote, kubera ko abantu bakurikirana nafi by'ubukungu bavuga ko impamvu nyinshi nk'eshatu zatuma ikintu uruganda rwo mu Rwanda rukora ikintu kigahenda umunyarwanda ari ubwikorezi, ari ibijyanye n'ikoranabuhanga. Yes, reka wenda tuvuge ibyo bibiri, ubwikorezi n'ikoranabuhanga. N'uvuga ngo bari abantu bashobora kuba bakora ibintu iterambere ry'uruganda ataragira ubushobozi bwo kuba yakora ikintu nyine agisore gihenze, kuko aracyakoresha tekinoloji imuhenze agasora produit ihenze. Abonye ubushobozi bwo gukoresha tekinoloji imuhendukiye yasora ikintu kigize. Icya kabiri ni raw materials, ibyo atumiza, ibyo akoramo. Raw materials hano bakenera hano mu Rwanda bazitumiza hanze, noneho zikaza ikagera Dar es Salaam ku cyambu nta kibazo. Ariko kuva ku cyambu kugera igahita yikuba nk'inshuro 3 akayinjizamo hano agasora rya kote ryahenze. Rero ngira ngo ni ibintu abantu bakwicara bakaganiraho bakareba uburyo byakemuka. Ariko ibyo byakabaye byaranaganiraho na mbere yo gutangiza ino gahunda, kuko Felix, niba tubyemeranyaho, niba kugeza uyu munsi umuntu wenda tuvuge ukora imyenda cyangwa se ukora inkweto ashobora kugorwa no kubona ibintu akora muri za nkweto cyangwa za myenda, automatically azabikora bihenze cyane, kuko cya kintu kiramuhenda. Icyakorwa n'iki nuko leta yakwigomwa ya misoro yaka ku kintu kinjiye bikaba identifiye. Mu minsi ishize numvaga ko amajyora ibyo bakoramo imyenda leta bigabanyirije imisoro. Nasaba ko cyangwa se umuntu wese ubibona gutyo yasa ko nk'ayo majyora nk'ibyo bakoramo amabati nk'ibyo kuri iki bigabanuka 100% cyangwa se bikaba byanava leta ikigomwa burundu mu gihe runaka. Si ibintu byahoraho, mu gihe runaka noneho ya mafaranga ikabigomwa ibintu bikaza inganda zigakora zigasora ibintu bihendutse. Kuko uriya mu mama ibintu yavuze ni ibintu buri wese abonesha amaso, ni ibintu duhura nabyo buri munsi. Yes, ngira ngo nibyo ngibyo. Ikindi kandi wenda kinafite umuti muri ibyo nyine nuko umuntu utanga isoko ujya kurita ku muntu w'abanyarwanda, nimubaha amasoko bazabona amafaranga menshi bakore batera imbere uruganda rukora ibintu bihendutse. Ubundi ikintu hano kirimo nuko ushobora no kujya gukangurira abanyarwanda basanzwe, abaturage basanzwe gukoresha ibikorerwa imbere mu gihugu. Ariko mu by'ukuri nta n'ibintu byinshi bagura. Nujya kubwira umuturage usanzwe ugura wenda tuvuge inkweto rimwe mu mwaka, agura wenda tuvuge ipantaro rimwe mu mwaka, ntago afite amafaranga menshi cyane n'ubundi agiye kugura n'ibikorerwa hanze, igihugu cyaba gihombye. Ariko wa muntu se ushobora kuba afite isoko, intebe zo mu biro, ibindi bintu bikenewe byose bigiye bigurirwa noneho n'abantu bakora. Sinabonye itangazo rya Minisitiri w'Uburezi yanditse abwira ati nyamuneka ayo marushanwa ya Miss muri segonderi muyareke. Nyakubahwa rero uzandike n'irindi babwira uti nifomo z'abanyeshuri zose zaturukaga muri Kenya muzireke, zigomba kuba ari bajye bazi kuzikorera imasoro, bajye kuzigura imasoro zirahari. Reka twizere ko wenda buri abantu benshi navuga ko baracyafite ya myumvire yo kuvuga ngo
gahunda yatangiye ariko si umukuru w'igihugu noneho kuva nawe yashyize hake icyo nzi cyo kuva umukuru w'igihugu yavuze ngo bantu muri procurement turaza tuzarwana buriya nta muntu ushobora gupfa gutinyuka ngo arajya gutanga isoko akagura bya bintu byakorewe mu mahanga twizere ko ubwo ngubwo bizashyirwa mu bikorwa uko bikwiye. Felix, reka noneho dukomeze tujye no ku yindi nkuru, tujye ku nkuru yavuzwe nayo muri iki cyumweru kandi cyane ijyanye n'itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubuzima ibuza abaganga gukoresha telefone mu gihe cy'akazi no kwa muganga cyangwa se igihe bari mu kazi. Ngira ngo iyi nkuru iratugarura ku bintu bijyanye na serivisi zitangirwa serivisi z'ubuvuzi zitangirwa kwa muganga. Telefone mu kazi ko kwa muganga nanjye nagiraga gutyo umuswe. Washidikanyaga se? Ikintu navuga ko wenda gisa n'ikirimo ihurizo kuri kino kibazo nuko hari bamwe mu baganga bavuga bati twebwe ntago kiriya wenda ari icyemezo wavuga cyafashwe hagendewe ku bushakashatsi wenda uvuge ngo ufite impamvu ifatika yo kuvuga ngo telefone nta muganga wemerewe kuyikoresha igihe ari mu kazi. Ese hari abarwayi wenda bagiye bakomplaininga, hari ubushakashatsi bwakozwe bigaragara ko wenda hari abantu gukoresha telefone muganga kuyayikoresha ari ku kazi bishobora kuba byarabangamiye. Ntituvuge wenda ngo abashobora kuba barapfuye kubera icyo kibazo, ahubwo se wenda tuvuge n'abashobora kuba bataravuriwe igihe, abavuwe nabi, ati icyo kintu kirahari. Ariko ashobora kuba hatarakozwe uburyo nk'uko wari uvuze ngo bagende nyine bakora ubushakashatsi se wenda baba bafite n'imibare bahera runaka, ariko hakabaho inyurabwenge. Ese ubundi iyo tugenze mu bitaro byacu nk'ababishinzwe n'iki byose abantu batubwira ko baduha ibihe bitekerezo, aho ngaho niwe ushobora guhera ukavuga uti iki kintu nkifashe uburyo cyabangamiramo nagifatiye n'ibyo cyakiza birarutana. Urakoze cyane. Aho urahita noneho ugana ku ruhande rw'abaturage, wenda hari n'abavuga bati koko twajyaga kwa muganga ntiduhabwe serivisi nziza kubera umuganga wenda yabaga afite telefone. Ariko nanone ntiwirengagize ko Felix, njyewe niba nta performinga mu kazi, icyemezo gishobora gutuma noneho ntanga umusaruro ntago ari ukuza ngo uhite uvuga ngo ushyize hari icyemezo. Ahubwo urabanza ukankorera evaluation. Abaganga ahantu bakora ntago navuga ko ari abantu wavuga ngo barigenga, nta muntu ugomba kuba supervisa. Felix, niba ku bitaro wenda tuvuge bya leta runaka hari umuntu ubikuriye, hari titulaire, sibyo? Kuri centre de santé hari titulaire, haba hari ku bitaro hakaba hari médecin directeur nk'uko bivuze. Ese raporo ziratangwa ko umuganga runaka yica akazi kubera ko afite telefone? Ese umuganga umusupervise yakorera abandi raporo gutyo biroroshye, cyangwa uwakora raporo nabyo bigoye kuyizana neza, ariko ni wa muturage wavuze ati njye centre de santé umuturage yambwiye ati saa sita barafunga bose bakajya muri pause bakagaruka saa 8 bajya muri pause kuri telefone. Yampaga urugero, niyo mpamvu ubwira ngo biragoye ko titulaire wa centre de santé akora raporo ivuga ngo abaganga banjye 2-3 bakajya telefone. Ariko ushobora kugenda ukanyura kuri televiziyo mu cyumweru kimwe ukahasanga abaturage barenga 40 kuri station zitandukanye, radio zitandukanye, bakubwira ngo serivisi zo kwa muganga twese ziraturangiye. Felix, uzanyemo ikindi kintu noneho gikomeye muri management. Ntago ushobora kuvuga ngo kuba ngo umuntu uhagarariye itsinda runaka abakingira ikibaba ngo ubwo ngubwo noneho bivuze ko ngomba gufata icyemezo wenda tuvuge kireba igihugu cyose. Dufate urugero inzego z'umutekano, wenda reka mvuga igisirikare na polisi, ingabo, mu dukubo ingabo, nibo bantu haba discipline yo ku rwego rwo hejuru, ku buryo umusirikare muto cyangwa umupolisi muto, nizere ko nta banga ndi bumenye, akora ikosa sibyo, akora ikosa niba ari ugutoroka, niba se wenda hari inshingano yagombaga gukora niba atabikoze, akabazi ko ibyo bintu agomba kubiryozwa. None se nta wundi muntu ubimuryoza, ni umuntu umukuriye,
sibyo ni umuntu umuhagarariye kubera icyo umuganga titirere runaka medecin directeur uvuga abaganga be bashobora kwica akazi bari kuri telefone ibyo bintu ntabikurikirane. Uzi impamvu reka nkubwire impamvu kandi yoroshye cyane. Impamvu nuko izo nzego ebyiri ugereranyije zitabaye trained cyangwa se zitateguwe kimwe. Unukuvuga ngo uriya muganga n'uriya mu doctor service zo kwa muganga ntabwo nciteka ko ari mbi, ariko urwego ziriho tukaziyevariwa kuri service kubahawe service, niho twebwe niho dukura amakuru. Aho nuko harimo ikibazo. Icyo leta yakora, icyo ministeri yakagombye gukora, mbona kiriya cyemezo nkishyigikira ku kigero cya 70% mu gukemura bimwe mu bibazo twari tukibona muri service zo kwa muganga. Kuko twebwe gukora survey tugendeye kubaza abaganga n'abayobozi babo, ntabwo twabona resultat ntabwo nge nakwizera 100% zitana hawe. Ariko save kuri bariya bagenerwa service abaturage ba beneficia kuri siriya service bashobora kumpa amakuru nshobora kwizerwa, kuko rimwe na rimwe badafite n'ubumenyi bwo gukora cya kindi cyitwa gutekinika cya kugira gutya na gutya na gutya. Bo bakubwira bati naje ndivuza ndatari ikindi twari naje nakirwa nabi. Uzi ikintu gishobora kukuyobya kuki urimo kwita resultat ushobora kuvana mu baturage nuko Felix twese nta muntu utagana kwa muganga, ariko tufate nk'urugero nkanjye ndamutse ngiye kwa muganga mbabaye, niyo muganga yaba afashe telefone arimo kubaza mugenzi we ati harya umuntu wenda wabaye gutya ubigenza gute cyangwa se umuha doze ingana gute, cyangwa kwa kundi nyine mu kazu ushaka hari umuntu uko byagenda kose hari umuntu ushobora kubaza nka reference, sibyo ntabwo bishobora kunshimisha, sibyo ndamutse mbonye afashe urumva mu by'ukuri ninjye bifitiye akamaro. Ariko kubera kubabaye undi kuki ari gufata telefone ntagazi ko nirwariye, urukumva icyo kintu. Muganga aramutse afashe telefone agiye wenda tuvuge kwitaba umukoresha we, sibyo akamubwira ati wenda tuvuge uri mu cyumba iki n'iki ariko bibaye ngombwa ko muri urgence ukenewe cyane, mu kazi ni ibintu bisanzwe, bashobora kugukura aha bakagushyira hana. Ibyo bintu byambabaza nirengagije ko ashobora kuba yaragiye nko gutabara nk'umubyeyi wenda tuvuge uri kunda cyangwa se undi muntu donc ufite ikibazo. Aho rero niho ministeri yatanze igisubizo. Izo telefone zanyu nziza mwaguze nk'iyo ufite nziza muzireke, twabateguriye amakombine meza, ni muyobozi wawe nagushaka ujye ureba hariya kwa muganga iteka buriya muri tiruwari hari inyuma harimo ibitabo. Dufite aba specialiste bakeya, ariko nk'abo baduvura twebwe kuri centre de santé haba harimo ibitabo. Umuntu araza ukamusuzuma, waba ugize complication ugakura ugasoma gahoro ukareba ahantu hanize. Kuko ngewe buriya twicaye hariya muri kiriya gikoni duteguriramo amakuru, ushaka kumbaza uti harya iyi nkuru uko ngize gutya mbigenze gutya, nkaba nakubwira ibintu wenda kubera ko nari ndi concentré ku bindi, nkaba nakubwira nk'ukwikiza. Ariko hari ahantu ushobora gukonsilita ukazana igisubizo kiri 100%. Ariko aho urimo kugana noneho mu rwego wenda rwo kuvuga ngo niba hari nk'umuganga uramutse uhuye n'akabazo wenda abazo bari kumwe igitabo ndabyumva ni cyiza, ni reference nziza, ariko se nanone ishobora kugutwara igihe ntuzi ngo ikintu ugiye kubaza kiri kuri page ya kangahe. Ako ntabwo igihe yantwara kingana na chat nagiye kuri baracata mutwoherezo ababizi abumva ndi mukuri mutoheza ubutumwa. Ntabwo urajya kwa muganga ngo muganga gucatireho nyine ikibazo Felix ni nkuko nawe hano bashobora kugutuma inkuru, sibyo ari ahantu perezida yagiye nkaho agakurikiye ibyo arimo kuvuga ukaba uri kuri chat n'urugero, cyangwa wagiye ahandi hantu muri function runaka ukaba uri kuri chat. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ahubwo abantu bagomba kwigishwa. Kwa muganga birasanzwe. Felix, ikintu ngira ngo wenda nkubwire nuko mu kazi uzabona abantu bakica, uzabona bagakora neza, uzabona bagakora kwa muganga ntidushobora kubabarira bica akazi. Reka urambabarira dukurikira inkuru twateguye na mugenzi wacu de Biconsole iradukunda, turumvamo ibitekerezo by'abaturage baganiriye, twumve umuganga, twumve noneho nicyo
Minisitiri w'ubuzima Madame Dr Diane Gashumba avuga kuri iki cyemezo. Icyemezo cyo kubuza abaganga bakora mu mavuriro ya leta gukoresha telefoni igihe bari ku kazi cyatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima kwa kane w'iki cyumweru ibinyujije ku rubuga rwa Twitter. Ni icyemezo kivuga ko uhereye tariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa gatatu abaganga bakora muri leta bazaba batemerewe gukoresha telefoni ngendanwa zabo igihe bari mu kazi. Ku baturage basanzwe bagana ibitaro n'amavuriro atandukanye bishimiye iki cyemezo kuko ngo bishobora gukemura ibibazo byo kurangarana abarwayi byavugwaga kuri bamwe mu baganga. Ko telefone muri make yangizaga byinshi, yafataga umwanya munini wo kuba yakoresha telefone kurusha uwo yakakira abarwayi. Numva ari ikintu kinini bizahindukaho kuko niba yabaga afite umwanya wo kujya kuri WhatsApp cyangwa kuvugana n'abandi bantu, uruvuga ngo igihe niba yakagombye kuba yakoreye abantu nk'icumi yakoraga batanu kubera umwanya wa telefone. Ndumva serivisi zizihuta kubera telefone izaba yakuyeho igihe yagombye kuba yakoresha. Ubwo azaba atitabye telefoni ubwo babonye hariho uburangare, reka turebe icyemezo kizakurikiraho mu mivurire yabo. Iyo nimba ari kukwakira nk'umukobwa hajya yirebera nka WhatsApp bamwohereje agahita agira gute afungura ya WhatsApp. Kandi noneho n'utaburembye barakuvuga ngo igihe cyose nanjye ndacuruza nawe ugomba kwakira umukiriya baraguhamagara kuri telefone ugashyira he hariya ukanza kwakira iki umukiriya. Birumvikana nk'ibishimishije abaturage ari nabo bagenerwa bikorwa bibanze, ariko abo bireba bo bashimangira ko iki cyemezo gishobora kubabangamira mu kazi kabo. Umuganga Twise Blaise ukora muri bimwe mu bitaro bya leta bya hano mu mujyi wa Kigali yatwemereye kutuvugisha, ariko adusaba guhindura imyirondoro ye kubera impamvu z'umutekano we. Kuri we ngo ntiyumva uburyo iki cyemezo cyafashwe mu buryo butunguranye kandi nta n'ubushakashatsi bwakozwe ngo bugaragaze ingaruka zo gukoresha telefone. Ko ibibazo biri mu karere ya sante kuri uyu munota ntabwo ari ukoreshwa ry'amatelefone, cyane cyane ko ibyo bintu numva byo kuvuga ngo hafashwe umwanzuro wo kudakoresha telefoni ni ibintu bidashingiye ku bushakashatsi ku buryo bavuga ati abantu barapfuye kubera ko bitabwe telefoni, abantu bakiwe nakora kuri telefoni bagiye kuri telefoni, ahubwo cyeka ikibazo hari ubushakashatsi bwakoze bugaragaza ko mu bigo bya leta cyangwa se mu nzego zitandukanye za leta hari ikibazo gikoreshwa ry'amatelefoni akoreshwa nabi. Yifashishije urugero, muganga Twise Blaise yabwiye Royal TV ko ubusanzwe akazi kabo gakenera telefoni ngendanwa cyane, none baribaza uko bizajya bikorwa. Igihe zababuze ngo telefoni ziveho abarwayi se bazahamagara bate, bazitabwa nande, mbese bazakizwa abaganga bakeneye gute? Ndumva ahubwo hakosorwa uburyo abantu kugira ngo abantu bahora mu itorero bahugurwa, ahabwa umuntu wese akagira umutimanama wo gushyira akazi imbere, ari ukuvuga ngo telefoni ubwo zizavaho ntabwo byashoboka. Tuba dufite imiryango badukeneye kuduhamagara ibibazo mu rugo. Impungenge z'uyu muganga zimarwa na Minisitiri w'Ubuzima uvuga ko iki cyemezo cyafashwe kije kunoza serivisi zahabwaga abarwayi. Dr Diane Gashumba, Minisitiri w'Ubuzima, yasubizaga umunyamakuru wari umubajije impamvu yatumye hafatwa icyemezo cyo kubuza abaganga gukoresha telefone zabo mu gihe bari ku kazi. Nta kominikasiyo rero izahagarara mu bitaro, icyo twaciye ni ya serivisi mbi, aho umurwayi aza aho kugira ngo umusuzume ugafata telefone ukaganira ibitageze aho bihuriye n'ibyo ukora akazi ukora. Twaciye telefone muri aho wavuze muri salle d'operation, ntabwo dushobora kwihanganira ko umuganga arimo kubaga usinziriza umurwayi yamara kumusinziriza akaba ari kuri telefone. Ariko kuvuga ngo ikoranabuhanga gushakisha amakuru ari telefone hari imirongo izasigaraho kandi bizadufasha gutanga serivisi nziza dukorera abarwayi, tubaha umwanya tugomba kubaha, ariko natwe nk'abaganga bitatumye kominikasiyo yacu ihagarara. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko iki cyemezo kitaje guhagarika itumanaho ku baganga kuko ngo ishyirwa mu bikorwa ryacyo rizategurwa maze bagashakirwa izindi telefoni bazajya bifashisha mu kazi kabo ka buri munsi, ndetse n'ikindi gihe umuntu yaba akenewe byihutirwa. Izi telefoni ngo zikazajya zibarizwa mu bayobozi ba za serivisi zitandukanye. Iradukunda turamushimiye cyane, ngira ngo murabyumvise uburyo abaganga bavuga bati ntabwo ari wo mwanzuro wari ukwiriye, none aha hakagombye gushaka ikindi kiba gikozwe, cyangwa se bakabanza bagakora n'ubushakashatsi bakareba koko uburemere bw'icyo kintu. Ariko kandi minisitiri nawe ati
ntabwo communication icitse. Hari ubundi buryo mushobora gukomunika ariko butari gukoresha telefone ngendanwa cyangwa se telefone zanyu bwite mu gihe muri mu masaha y'akazi. Ikintu nemera cyo nuko uribuka kandi nigeze kuvuga ngo impinduka zose ziragora, abantu ntago bahita bazakira. Reka turebe izi mpinduka nazo umusaruro zishobora kuzatanga. Ariko Felix nkuko nabivugaga, ubundi biba byiza iyo ufashe icyemezo ufite nyine ibintu bifatika washingiyeho, kandi nanone ukamera nk'ureba ku mpande zombi. Sibyo? Ukareba ku mpande zombi ukavuga uti iki cyemezo nindamuka nyifashe abantu gishobora kugira akamaro naba, ariko nanone ku rundi ruhande ube wamaje kureba koko niba ari cyo gikwiye ako ari cyo kanya. gikwiye. Kuko Felix ushobora gukemura ikibazo cya telefone uyu munsi, umuganga wenda nakubwira ko atari cyo mu by'ukuri ikibazo cyari gihari muri secteur y'ubuzima, ejo n'ubundi serivisi ntikomeze gutangwa neza. Icyo gihe noneho uzaza uvuga ko ari ukubera iki. Niyo mpamvu njyewe ngiye gufata icyemezo nk'iki ngiki, naba nabanje kureba n'ibindi bibazo byose biri muri secteur runaka, sibyo? None ahubwo nkabikemura mpereye ku gikomeye. Wasanga ibyo byarakozwe, wasanga igikomeye ari iki? Sinemeza ko nko mu rwego rw'ubuzima ikintu cyitwa serivisi zitangirwa kwa muganga cyo ntawe ushidikanya ko kiri kuri top mu bibazo dufite. Ahubwo ikibazo ni kuba zitari ku rwego tubyifuzaho biterwa n'iki? Felix, ese cyakemuka gute? Kuba ari ikibazo byo ni ikibazo. Felix, vuga nk'umunyamakuru, ntuvuge nk'umuturage ujya kwa muganga ngo nawe uhita uvuga ngo koko ni ikibazo cya serivisi kwa muganga nicyo kibazo. Felix, ntabwo urajya kwa muganga ngo umuganga kwandikira imiti unanirwe kubisoma. Kandi kiriya kintu Minisante nta kintu yigikoraho. Ese bikomeye kibereye aho ngaho. Buretse gato. Ntago nta bitaro wumvishije imiti igomba gupfira muri depo. Ibyo nacyo byo bitera igihombo. Nta bitaro wumvishije bibura n'imiti noneho. Ngaho tondeka. Warumbwiye ngo turebe ibibazo biri muri secteur runaka tubitondeke. Ese wowe ko turi muri tuvuge ko tureka ibyo tujya kwa muganga tugorora nabyo cyangwa mu nzira, turebere no mu itangazamakuru aho twirirwa buri munsi. Ibyo ibigaruka cyane ni ibitaro, ni imiti yashaje, cyangwa n'abaturage bavuga ngo twakiriwe nabi. Nimvuga nk'umunyamakuru, simvuga nk'umuturage ujya kwa muganga wenda nkababazwa n'iyo serivisi. Ndavuga icyambere, iyo miti ipfira muri depo. Ya miti kuba yapfiriye muri depo bifite ikintu bisobanura. Bivuze ko hari umuntu utayihawe, kandi ntago atayihawe kubera telefone. Sibyo? Hari amafaranga bihombye igihugu. Ariko nabyo birashoboka. Sibyo? Hari amafaranga bihombye igihugu. Turebe noneho n'ikindi kibazo kigeze kuvugwa mu by'umwihariko mu bitaro bya leta cyangwa se mu mavuriro ya leta, aho abaganga kuri ubu ngubu asigaye akora ameze nka mwikiza. Ukajya kwa muganga ukicara imbere ye, watangira kumubwira uko ubabara ukahita kwandikira nk'ibinini by'umutwe n'urugero. Kubera iki? Ntago abaganga bagifata umwanya munini cyane atega amatwi umurwayi. Urabona umurwayi hari igihe ujya no kwa muganga udafite n'igitekerezo cy'indwara ufite. Nyine wowe wumva nyine urababara, wamugani nk'aba basaza n'abakecuru bava nyine ngo ndababara umubiri wose. Sibyo, ngo ndababara umubiri wose. Ikibazo uzahantu gituruka, abaganga bo mu bitaro bya leta no mu mavuriro ya leta buriya ngo ntago bahembwa amafaranga menshi, ku buryo avuga ati ndahitamo kureba ibindi bitaro byigenga nzajya gukora consultance. Sibyo? Hari n'abavuga ngo bafite uduklinike, amafarumasi, ngenza hano byo kwikiza wenda kubera ko banandihiriye mu Buhinde nagiye kwiga. Urukumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo ibyo bibazo navuga ko njyewe urakoze cyane. Nicyo nashaka kumva. Ntago ndi kuvuga nka minister, ndi kuvuga nkawe. Numva njyewe ibyo bibazo n'ibindi wenda birimo tutanamenya. Ubaye ukora urutonde wabishyira mbere ya cyakiri cya service. Noneho iki cya service biranoroshye. Birahagije ko ushobora kwigisha abantu ukabatoza ibintu ku buryo umuganga abazi ngo ntashobora kujya kuri telefone. Wibuka urugero naguhaye rw'inzego z'umutekano, nkunda discipline bagira. Arabizi ngo
niba nanjye kuvanga ifirimbi nanjye nakubwiye ko uriya muntu yabitojwe imyaka 2 cyangwa amezi angahe simbizi iyo batozwa undi akigishwa ubundi agakoreshwa indahiro bamuhaye diploma akarahira ko azabishyira mu bikorwa neza. Nashaka kubwira ushobora gutondeka ibyo bibazo wabonye muri secteur runaka, muri secteur y'ubuzima ariyo turi kuvugaho, ukaba kuri wowe wumva ko icyo kiremere kurusha ikindi, ariko ministeri abantu runaka banabibana nabyo buri munsi, twe twicara tugatara amakuru muri no secteur zinatandukanye. Ni ukuvuga ngo bo bashobora kuba bati iyi service niza kwisonga buriya rero aho rero niho ni nabyo. Reka wenda nyuze n'ubutumwa nyuze amaso muri buno butumwa n'abadukurikiye namwe muze kutubwira muri iki kibazo cya service ntibyari bigeze, ntihari hageze ngo hafatangirirwe gufata ingamba nk'izi zisa n'izishaririye kugira ngo kibonwererwe umuti wenda mbere yuko dutangira gutekereza kuri biriya nabyo birakomeye. Felix wenda reka ngira kandi kantu nkubwire ubundi urebe n'ubutumwa burimo kuza icyo burimo kuvuga. Felix, kugeza uyu munsi hari abantu biga ibintu babirangiza ukabona afite discipline, ukabona ni wa muntu nyine yamaje kujya ku murongo. Ndaguha urugero, abantu bajya kwiga bino bintu byo kwiha Imana, uzi ko baragenda bakamufata akaba azi ngo isaha yo kurya ni ukujya kurya, ntashobora kujya kuri telefone, ntajya kuri WhatsApp, agira igihe agiraho, ariko se kandi bahembwa make. Kuki umuganga we noneho wiga imyaka ingahe arangiza ibintu batabimutoza akabikora nayo ko ahembwa make? Urabona ikibazo dufite, ukuntu umuganga atozwa, ukuntu azajya mu kazi, urashaka kumufata nkaho wenda tuvuge umwigisha nkuko uzakora kuri banke, umukanishi cyangwa se n'urugero uzacungurwa n'ibi biri koga. Ni ukuvuga ngo ya deontology, amahame agenga umwuga w'ubuganga, kuyamwinjizamo akajya akarangiza biza agatangira akazi ahubwo abishyira mu bikorwa. Reka turebe ubutumwa mwatwandikiye, ni ukohereza ubutumwa bugufi kuri iyo nimero muri kubona kuri screen zanyu. Uyagira ati bonsoir, kuri icyo kiganiro kijyanye no kudakoresha telefone mu kazi byose bifite ingaruka, kuko inshuro nyinshi umuganga mwiza iyo ahuye n'aka atabashije ashobora kubaza abandi ahamagaye kuri telefone, ndetse iyo bibaye ngombwa ujya no kuri internet ugashaka ibyo udasobanukiwe. Ngahibaza ese ibyo ni kumva atari byo. Umuntu kicara akavuga ngo reka njye kuri internet mbere ko Fisto muvura neza kanjye gusacinga. No, numva njya atari ibyo. Nanone navuga ko haba hajemo ikindi kintu. Uyu we ati mwiriwe, ati kuri ibyo bijyanye na telefone kwa muganga, ati numva ministeri yarebye kure. Nicyo ashaka ndigeraje guhina mu magambo, ariko cyakwa ngo yamavuga ngo services zari ziturambiye, yagerageza kugira message ifatanya, ariko yagera ikitekerezo nuko ngo byari bibarambiye, nibyo mbonye. Uyu we ati ariko tugiye twumvikana, iyo gahunda niyo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda cyangwa niyo guca ibyakoreshejwe, nibatubwire kuko nabo barabyitiranya. Guca ibyakoreshejwe no guteza imbere ibyakorewe mu Rwanda ntago njye numva byuzuzanya. Ni byuzuzanya, ngira ngo nubwo butumwa bwari bumaze koza, namwe mushaka kohereza ubutumwa bugufi cyane cyane kuri ibyo twarimo tuganiraho, mwohereza ubutumwa bugufi kuri iyo nimero kuri WhatsApp, kuri iyo nimero muri kubona kuri screen zanyu. Ngira ngo Innocent twakomeza n'izindi nkuru. Felix, reka tukomeze, ariko noneho turava i Kigali tubanze twikoze Nairobi muri Kenya. Felix, muri iki cyumweru hari inkuru navuga ko zimwe mu makuru twabagejeho, navuga ko abantu bagaragaje ko yabakoze ku mutima cyangwa se yabatunguye. Ni inkuru irebana na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, wagaragaye mu mashusho yibyinira bimwe bya gisore cyangwa se bya kijene by'iki gihe, harimo Zadabu, harimo muri bwa buryo nyine abantu benshi bwatunguwe. Reka utubwire uko byari byifashe, ubundi tugaruke turahita tujya no muri Afrika y'Epfo gatoya. Yes. It's our time. Mayus tujipange. Bamba kura yako.
bamba kura yako. Perezida wa Kenya yagaragaye abyina mu mashusho y'indirimbo ikangurira urubyiruko kwiyandikisha kuri lisite y'itora. Bwana Uhuru Kenyatta mu buryo bwatunguye benshi yagaragaye mu mashusho y'indirimbo abyinana n'itsinda ry'ababyinnyi ryo muri Kenya ryitwa FBI Dance Crew, anambaye ikote risa n'iryo aba baririmbyi bari bambaye. Iri tsinda ryaje gufata amashusho y'indirimbo. Iyi ndirimbo yahawe izina rya Bamba Kura, ugenekereje mu Kinyarwanda ikaba ishatse kuvuga ngo iyandikishe kuri lisite y'itora. Perezida Kenyatta si ubwa mbere agaragaye abyina kuko azwiho kuba yarabyinnye izindi njyana nka dub ndetse na shoki. Kuri inshuro hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abantu bahise bahererekanya iyi ndirimbo ari nako bayivugaho byinshi. Hari abafashe iyi ndirimbo nk'uburyo Uhuru Kenyatta ashobora kuba yakoresheje ngo yigarurire urubyiruko rwinshi ngo ruzamushyikire mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mezi ari imbere. Ku rundi ruhande ariko ikinyamakuru The Star cyo muri Kenya cyanditse ko hari abanyakenya babyakiriye nabi bavuga ko bitumvikana ukuntu perezida yakwibyinira, nyamara mu gihugu hamaze iminsi havugwa imyigaragambyo y'abaganga bo mu bitaro bya leta basaba kongezwa umushahara. Bamba kura. Bamba kura yako. Ni iyandikishe kuri lisite y'itora. Niyo message iri behind ya ziriya mbyino zose ku mukuru w'igihugu nicyo ashaka kuvuga. Amashusho yatangiye gucaracara kuri internet nko kwa kane kwa gatatu ubundi abantu bakunda kureba cyane ibivugwa muri Kenya no kuri social media bayibonye. Kwa kane nuko nguko, noneho kwa gatanu navuga ko yari yasakaye n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Nabonye kano kantu byarakagarutseho bati President Kenya is cooler. Ayaragira kugerageza ubundi muri Kenya mbo kuba yarabyinnye ko biratangaje, nta muntu bitatangaza pe umukuru w'igihugu ariko President Kenyatta kuba mumenyereye azikunda n'amacence ajya yatanga nagira ati, ariko ikiri inyuma ya biriya byose ni ukugira ngo buriya urubyiruko cyane cyane urubyiruko muri Kenya hari abantu batiyumva nkaho hari inshingano badafite nko gutora. Twebwe hano mu Rwanda dushobora kuba tuvuga tuti rwose mutore umuntu uzabagira akamaro n'iki byose. Muri Kenya step iriho ni ukubona byibura abagize imyaka yo gutora byibura mutore. Ubundi igihare nagerageje gukurikira inkuru zo muri gihugu cya Kenya muri ino minsi. Ikintu gikomeye buriya Kenyatta afite gishobora kumubera imbogamizi nuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga n'abandi babaye nk'abishyira hamwe noneho nanone nabo barimo kugerageza gukangurira abayoboke babo. Hari umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi wabwiye abagore bo ku ruhande rwe nyine ababwiye ati umugabo atakweretse ikarita y'itora ko azatora ntazagire ikintu uzamumarira mu buriri. Naramubonye arimo kubivuga. Ni ukuvuga ngo bose bari gukurura barapushinga kugira ngo abantu bajye nayo ndimo kukubwira ibintu byagiye bivugwa wenda na nyuma y'uko ano mashusho ajya ahagaragara. Buriya abanyakenya cyane bakoresha Twitter cyane na social media muri rusange. Bari barimo kwandika ngo ese perezida ngo urimo kwibyinira ngo abaganga bamaze hafi amezi 2 barimo kwigaragambya, abari mu minsi yashize bari barimo kwigaragambya. Urabizi ko muri Kenya iyo sector runaka irimo kwigaragambya ubuzima bumeze nk'ubwahagaze. Biranavugwa bafite uburyo bahita bihutisha amakuru cyane social media. Ibyo ni ibiki kweri abo yarimo kwibyinira kuri, ariko nyamara we buriya nk'umuntu urimo gushaka gukurura abayoboke buriya we akazi ke yari yagakoze. Felix, turimo kunyarukana, turimo gusiganwa n'igihe. Tujye muri Afrika y'Epfo. Igihe muri Kenya ho bari barimo kubyina. Afrika y'Epfo bari barimo barwana. Ntago nge nabyita kurwana. No kurwana. Igipfunsi birakiza. Ni kurwana ahubwo bitanemewe n'amategeko kugira ubundi kurwana abantu baguha umwanya. Ibyari birimo kuba rero nuko muri iki cyumweru abashinga amategeko muri Afrika y'Epfo cyane cyane abadepite bahagarariye ishyaka Economic Freedom Fighters ritavuga rumwe n'ubutegetsi bakubise ibipfunsi cyangwa se bakozanyijeho n'abashinzwe umutekano ubwo perezida
Jacob Zuma yagezaga ku baturage ijambo rigaragaza uko igihugu gihagaze ibyo bita state. Ariko yari yanabiketse, yari yabicenze mbere y'umunsi umwe yuko ageze ijambo ku baturage muri nko muri kubibona, yari yavuze ko ashaka abasirikare kabuhariwe barenga 400 baze bandindira umutekano. Birangira n'ubundi ariko ntago bamugezeho. Ntago bamugezeho, ariko navuga ko akaduruvaye baba bagateje. Ibaze guca mu ijambo perezida inshuro 3 akavuga agaceceka. Ariko muri Afrika y'Epfo nta nubwo bitunguranye. Ntabwo bari bishya. Ntabwo ari bishyashya. Reka dukurikire uko byari bimeze, tugaruke tugana ku musozo kuko iminota yatunyarukanye. Bijya gutangira, Perezida Zuma yinjiye mu nteko ishinga amategeko asanganizwa amajwi y'abadepite bo mu mashyaka atavuganwe n'ubutegetsi bavugaga ko ari umujura. Ni nako byakomeje mu nteko imbere, kuko abadepite bo mu ishyaka Economic Freedom Fighters bakomeje gutera hejuru baca mu ijambo Perezida Zuma ageze aho aricecekera ategereza ko batuza, ariko ntibyaba. Perezida w'inteko ishinga amategeko yagerageje ko bacecekesha. Ariko ibi by'ubusa biba ngombwa ko bahamagara abashinzwe umutekano. Nabo bahanganye bikomeye n'abadepite ba EFF barimo na Julius Marema ubwe wahanganye n'abashinzwe umutekano akanongera gusubiramo ko Zuma yamunzwe na ruswa. Sitting in front of us here, it's a man who Are you on a point of order? An incorrigible man, rotten to the core. Hari igice cy'abadepite ba ANC babanje kuririmba bagaragaza ko bashyigikiye Perezida Zuma, ariko ntibyatinze kuko barushijwe ingufu nabo mashyaka atavuganwe n'ubutegetsi. Abashinzwe umutekano bakomeje gusohora abadepite bari bakuruye imvururu, maze Zuma abona gukomeza ijambo ariko agaragara nk'uwumiwe. Ni ku nshuro ya gatatu mu nteko ishinga amategeko abadepite bahanganye kuri ubu buryo. Ishyaka Economic Freedom Fighters n'andi mashyaka atavuganwe n'ubutegetsi bashinja Perezida Zuma kuba yaramunzwe na ruswa, kandi bavuga ko adakwiye gukomeza kuyobora igihugu, ari nayo mpamvu basaba ko yegura ku butegetsi. Felix, iyo navuga ko ari, reka tuyite demokarasi y'ahandi. Ni demokarasi yo muri Afrika yo muri Afrika y'Epfo. Ariko ni ibintu navuga ko wenda tugerageje nk'uriya mugabo Marema niwe uri kuri iriya shyaka, niwe yabigiraga ati uwo mugabo duhagaze imbere nta arikunda, ni umuntu wamunzwe na ruswa, ni umuntu udashyira mu buryo. Ubundi niba hariho bakagombye kurikiranwa n'amategeko. Felix, niba hariho abantu bashobora gutuma Perezida Zuma agira nightmare, ni Nuno Julius Marema, kuko arajegeza rwose ku buryo bugaragara, aratukana. Abadepite bo mu ishyaka rye nta mikino baba bafite, niba ari amwabonaga bambaye imituku mbese. Ubundi kandi kantu twakongeraho, nari n'abandi badepite bo muri Democratic Alliance nabo barasohotse mu nteko ishinga amategeko barigendera. Wapiwe ngo ntago merita kuyobora kino gihugu. Tusoza rero ati nitwa Olivier, ati ndi ku ntenyo, ati mwakoze cyane, ati udusubiza hano ari ku Kimisagara, ndabona yasuhuzaga, urakoze cyane. Oyiwe ati wow, Kenyatta arabyumva cyane kabisa. Undi nyuma we aragira ati mwiriwe, ati ese Kenyatta yaba byemerwa n'amategeko kubyina? Ahubwo se yabibuzwa ni hari itegeko ryamubuza kubyina? Ubundi muri Afrika hari abaperezida babiri, navuga ko wenda aribo babigaragaza cyangwa se wenda binavugwa cyane. Kenyatta ku muziki ararenze. Indi groupe nigeze kubabona nabo babyina, hari abamutumira mu biganiro nko kuri televiziyo nka gucya bakamubyinisha nta kibazo. Nanone buriya Perezida Zuma nawe muziki oya ati mwiriwe neza, ngiye mbona telefone atari yituma serivisi iba mbi kwa muganga, kuko ni igikoresho nkenerwa. Ati buri munsi ntaho ihuriye n'imitangire ya serivisi, ahubwo umubare w'abaganga uracyari muke cyane. Ni igitekerezo cy'uyu muntu. Felix, niba rero ari abo bonyine bohereje ubutumwa, turashimira abantu bose badukurikiye, dushimira abohereje ubutumwa bugufi, tunashimire kandi ubundi n'abashobora kuba babigerageje wenda ntibikunde, niba hari n'umuntu ushobora kuba wabwohereje bukaba bukiri mu kirere, namwe turamushimwe. Mwakoze cyane rero gukurikira Inkuru n'Ibitekerezo, n'ikiganiro kibageraho buri cyumweru saa 12 kugera saa 1. Uyu munsi mwari kumwe nanjye Innocent Muvunyi, anjye Fiston Felix Habineza. Tubasezero tubifuriza komeza kugubwa neza bakurikira n'ibindi biganiro bitandukanye bya Royal TV.
Eh,